gucisha make, guca bugufi, igikundiro, ubuhanga buhanitse mu gutunganya imiziki, byose ku myaka ye mike. Ubu ni ubugenge Imana yagennye itagenekereje ibugenera Robinson, gusa mwise Element nibwo wamumenya bikoroheye. Ahari uwere kuba ari umwe mu bakinnyi bakomeye ikipe y'igihugu Amavubi igenderaho, uwari rutahizamu ukomeye wagiraga amacenga y'urusobe, yasobekeranyaga aba defenseur, yisanze ari kuri piano asobekeranya amajwi agasohora indirimbo. Byagenze gute ngo Element areka guconga ruhago aboneze ya studio? Izina Element ubwaryo ryaturutse ko bidahira bose. Byagenze gute ngo uyu musore yisanga ari umwe mu producers bakomeye mu gihugu ku myaka ye mike? Urukundo rw'agatangaza rumuvugwaho, ukuri kwandwa n'ukuhe? Byose ni muri iki kiganiro. Ndakubitsa gukora subscribe kuko ari inyunganizi ikomeye urabutugeneye. Kora like mu gihe wakunze ibyo dukora, nubona hari n'abandi byafasha ukoreshe. Uru ni urugendo, njye ndi Aime Confiance. Bye kaze. Niba ukunda gukurikira umuziki, by'umwihariko uw'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi, si ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri wumvise izina Element, izina ry'umuproducer akanaba n'umuhanzi icyarimwe. Nubwo abikora byombi kandi bigakundwa cyane, benshi bamumenye mu gutunganya imiziki. Element ni umwe mu producers bakunzwe inaha iwacu mu Rwanda, akarenga akagera mu karere k'ibiyaga bigari. Nibo bamwereka urukundo cyane, ariko izina ryararenze rigera no muri Afurika y'Uburengerazuba bitewe n'imishinga itandukanye yagiranye n'abahanzi baho bakomeye, ariko ifite aho ihuriye n'umuziki. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Fred Robinson, yamenyekanye cyane nka Element cyangwa se LA, akaba ari naryo zina akoresha mu bihangano bye bitandukanye, ariko bifite aho bihuriye n'umuziki. Element yabonye izuba tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2000, avukira mu murenge wa Bwishyura, umwe mu mirenge 13 igize akarere ka Karongi. Element mu kuvuka kwe yavutse nk'abandi bana, mu gukura kwe nta gitangaza cyarimo kuko yakuze nk'uko abandi bana bose bakura. Mu gihe cy'ubugimbi bw'uyu musore wigaruriye imitima y'abatari bake, Element yari umukinnyi mwiza w'umupira w'amaguru, ndetse kuri we yumvaga azaba n'umukinnyi ukomeye kurushaho, akaba yanakinira ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. Element tubona uyu munsi wa none, abandi tukamwumva, yakuze afite inzozi zikomeye zo kuzakinira ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. Ibi byamuteye umuhate wo gukora cyane, kwiga byinshi by'ibanze ku mukinnyi mwiza nk'uwo yifuzaga kuzavamo. Kenshi yariciraga akibona yambaye jezi y'ikipe y'igihugu y'Amavubi akamwenyura, ubundi agakomeza urugendo rwo gukora cyane ngo igihe nikigera azisanga aho yarotaga ubudasiba mu nzozi. Element yakomeje imyitozo idahagarara igana ku nzozi ze, amacenga nayo arayametiriza. Ubwo arangizaga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, ni nabwo inzozi zo kuzakinira Amavubi zarangiraga mu buryo watigeze amenya. Ubwo Element yagiraga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, yatoye nk'umunyeshuri uzajya afasha abandi mu bikorwa by'imyidagaduro, uyu bita DJ mu bigo by'amashuri yisumbuye. Ubwo Element yagirwaga DJ mu kigo yigagamo, ibi byatumye amarangamutima ye n'ibitekerezo bye bigendana cyane n'ibikorwa by'imyidagaduro, bituma ya siporo yakundaga igenda igabanuka gake gake. Abonye ko kuba DJ kuri we bidahagije, Element yatangiye kujya acura injyana akoresheje programme ya mudasobwa yitwa FL Studio. Igihe kimwe ubwo Element yari afite ikibazo mu irangamimerere ye, yaje gufata urugendo yerekeza i Kigali agiye guhinduza irangamuntu. Mu gihe yari akiri i Kigali, yaje guhura n'umuproducer witwa Aizo wakoraga muri Nep Record, yarimo n'abandi bahanzi bakomeye barimo nka DJ Pius. Element yagiranye ikiganiro na Aizo, amubwira ko azi gucura beat, maze Aizo amubwira ko ari byiza cyane, gusa ngo icyari kuba cyiza cyane nuko yari kubireka ahubwo agatangira urugendo rwo kwibera umuhanzi. Element ntiyatinze kumva inama za Aizo, maze atangira urugendo rw'ubuhanzi. Gusa inshuro nyinshi yabaga ari iwabo mu rugo agacura izindi beat, maze akohereza Aizo wari waramwemereye kujya amufasha muri urwo rugendo yari yaratangiye. Aizo waramufatanya ibikorwa mwiza wa Element mu rugendo rwo kugera ku ntego ze z'igihe kirekire. Yatangiye kujya buri mwanya bitewe n'akazi kenshi yabaga afite, kandi akabona Element ari umwana ufite ejo hazaza heza ku buryo atari bumureke gutyo gusa atagize ikintu amufasha. Aizo yafashe umwanzuro wo guhuza Element n'umuyobozi wa Country Record uzwi cyane nka Nopja. Kugera mu biganza bya Nopja byasobanuraga indi ntambwe Element yarateye kandi ishimishije mu rugendo rwo kugera ku bwamamare afite uyu munsi wa none. Ubwo Element yageraga kwa Nopja,
ibyo kuririmba yabaye nk'ubishyize ku ruhande ariko atari kure ye, maze atangira guhanga amaso ibijyanye no gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi. Nobja nyiri country record yashakiye Element amahugurwa y'amezi 6 afashwa n'abaproducers batandukanye bo muri Nigeria. Element yatangiye gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi ariko agakorana n'abahanzi babaga bataramenyekana cyane ku buryo nawe bitari buhite muzamurira izina. Ubwo Element yakoraga ku mushinga w'indirimbo ya Danny Vumbi yitwa Muto, Element yashimangiye ubuhanga bwe mu gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi. Nyuma yo gukorana, Danny Vumbi yaje guhuza Element na Bruce Melody ngo nawe amukorera indirimbo bitewe n'ubuhanga budasanzwe Danny yari yamubonyemo. Hands Up ni indirimbo y'umuhanzi Bruce Melody, ikanaba imwe mu ndirimbo zakunzwe na benshi mu bumva ururimi rw'ikinyarwanda utirenganyije n'abandi benshi bayikundiye imicurangire yayo kabone nubwo batumva igisobanuro cy'amagambo ayigize. Impamvu ngurutse kuri iyi ndirimbo nuko Hands Up kuri Element atari indirimbo gusa, ahubwo isa nk'itara rigari ryamumuritseho bose bakamubona. Ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo Element yakoraga indirimbo Hands Up yakunzwe n'abatari bake, benshi batangiye kumenya umusore wari ukiri muto agira n'amasoni menshi. Abahanzi benshi batangariye ubuhanga bwe, bamwe baramubenguka batangira gukora indirimbo zitandukanye. Element yagiye akorana n'abahanzi batandukanye barimo nka Bruce Melody, Mani Martin, Meddy ndetse na The Ben. Saba gusa kandi kuko anagize uruhare rukomeye mu kwaguka uko abandi bahanzi bashya, abo barimo nka Juno. Indirimbo yise Ma Formula ni indirimbo ye ya mbere abantu batangiye kumenyeraho. Iyi ndirimbo yari ihagije ngo abantu benshi bahite bamenya izina Juno Kizigenza, ndetse batangiye no gukunda ibikorwa bye bitewe n'ubuhanga bw'indirimbo yari amaze gushyira hanze, yari yatunganyijwe mu buryo bw'amajwi na producer Element. So gusa kandi kuko yanakoreye Ariel Ways, Kenny Soul, Bwiza, Davis D n'abandi benshi batandukanye. Hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Element yagize amahirwe yo guhura n'abandi bahanzi bakomeye bagakorana imishinga y'indirimbo. Abo bahanzi barimo nka Wizkid, Davido ndetse n'abandi benshi batandukanye. Element yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye zirakundwa cyane, ibyo abahanzi n'abakurikira umuziki hafi bakunze kwita hit. Ni ukuvuga ko yakoraga hit after hit. Niba ukurikira ibijyanye n'umuziki urabyumva bitakugoye. Mu ndirimbo Element yakoze zigakundwa cyane cyangwa se zikaba amahiti harimo nka Hands Up ya Bruce Melody ari nayo yamufunguriye amayira, Kora ya The Ben, Keya ya Emmy, Attention ya Platini P. Imwe mu ndirimbo avuga ko zamugoye zikanamusaba ubuhanga n'imbaraga nyinshi, Umurego ya Kenny Soul, Bambi ya Papa Cyangwe ndetse na Soshamura, Mikasa ya Christopher, Fasta ya Chris Easy, Micro ya Davis D. Indirimbo avuga ko ari imwe mu zo yakoze zimushimisha cyane cyangwa se ashobora kumva ikarangira akongera akayitangira. Tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2022, nyuma y'igihe gito ateguje abakunzi be ko ashobora gushyira hanze indirimbo, ntago yatengushye abamukunda. Kuri iyi tariki yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yitwa Kashe. Ni indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi ba Element ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Ijwi rye risa n'iryihariye ni imwe mu ntwaro yasunitse iyi ndirimbo. Benshi bibwiraga ko ari inkuru mpamo y'amateka y'uyu musore Ele. Ntibyarangiriye aho kandi ko iyi ndirimbo yaje gusubirwamo na Element nyirayo afatanyije na Harmonize. Tariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023, Element yatandukanye n'inzu itunganya umuziki ya Country Record yerekeza muri 155 AM iyoborwa na Coach Gael. Ni inzu ibarizwamo abahanzi babiri areba Bruce Melody na Roskana. Ndagira ngo nkwibutse ko kuva uyu muhanzi Roskana byatangazwa ko yatangiye gukorana n'iyi nzu itunganya umuziki ya 155 AM, Roskana nta ndirimbo ye n'imwe irajya hanze usibye korabo yakoranye na Element ndetse na Bruce Melody mu ndirimbo Fou de Toi. Indirimbo bivugwa ko yahoze ari ya Roskana nyuma akaza kuyiha Element bitewe n'ibiganiro bagiranye. Indirimbo Fou de Toi ni imwe mu ndirimbo zaciye agahigo mu muziki nyarwanda cyangwa se mu muziki w'abanyarwanda bakorera imbere mu gihugu. Ni imwe mu ndirimbo zarebwe n'abantu benshi kandi mu gihe gito hifashishijwe urubuga rwa YouTube. Ndagira ngo nkwibutse ko gukora subscribe ari inyunganizi ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Niba ukunda ibyo dukora kandi ibuka gukora like, nubona byafashe n'abandi ubibasangize ukoze share, nawe urabigiramo umugisha. Tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2023, imbere y'umukuru w'igihugu n'abajene bitabiriye inama ya Youth Connect ku nshuro ya 10, producer Element yagize inama agira abajene bagenzi be
Nyuma y'iyi nama amagambo yabaye menshi hirya no hino bibaza uburyo Element yageze imbere y'umukuru w'igihugu ntagire ikintu na kimwe amusaba cyarushaho guteza imbere muziki nyarwanda. Benshi bamunengaga bamugereranyaga na Igor Mabano wigeze kubona amahirwe yo kugera imbere y'umukuru w'igihugu akamusaba inzu y'imyidagaduro abahanzi bajya bakoreramo ibitaramo byabo, nguko uko twaje kubona Big Arena kandi turaryohewe. Nubwo benshi banengaga uyu misore, hari n'abamugarukiraga bavuga ko Element atari intumwa ya rubanda ngo bari we wikoreye ibibazo byabo kandi nabo bafite uburyo babitambutsamo. Ikindi akaba ari umuntu ufite uburenganzira bwo kuba yavuga igitekerezo cye nk'uko abishaka ndetse n'uko abyumva. Mu mwaka w'2022 habaye irushanwa ry'ubwiza, umuco ndetse n'uburanga Miss Rwanda. Hatowe abakobwa batandukanye bahigitse abandi, muri abo harimo Kelly Ruzindana wahigitse abandi atowe nka Miss Heritage. Iri zina kurivuga bifite aho bihuriye cyane na Element. Mu mwaka w'2022 nibwo hakwirakwiye inkuru nyinshi zivuga ko aba bombi bakundana, ndavuga Element ndetse na Miss Ruzindana Kelly. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi ikaba yaradutse cyane ubwo Kelly yari muri aya marushanwa. Bamwe bakavuga ko yari amayeri yo kugira ngo Kelly agire abafana benshi muri aya marushanwa, nyamara abandi bakavuga ko urukundo rw'aba bombi ari ukuri kandi rumaze imyaka myinshi. Ubwo Kelly yamaraga gutwara ikamba rya Miss Heritage 2022, inkuru z'urukundo rwe na Element zisa n'izatangiye kugabanuka birangira zinabaye amateka cyangwa se inkuru ndende. Ni umusore w'umuhanga ndetse ubuhanga bwe butangazwa na benshi mu bo bakorana cyangwa se abakurikira ibikorwa bye bitandukanye. Umwite Element cyangwa se Ele kuko naryo aryitaba. Element avuga ko Ele ryazanywe n'umwe mu bo bakoranaga muri Country Record witwaga Kinyoni, ubu akaba yaratabarutse Imana imuhiruko ridashira. Element avuga ko Kinyoni yajyaga amuhamagara ngo Ele arihinnye akabikora kenshi. Element aza kumva biryoshye ahitamo kuba nawe iyajya arikoresha, niko kwirikodinga atangira kurikoresha mu bihangano yakoze. Umutungo wa Element ni kimwe mu bintu by'ibanga atunze, gusa ubwo tuzabasha kugera ku makuru yawe yizewe tuzayabagezaho. Ibi byari iby'ingenzi ku buzima bwa producer Element. Niba iyi nkuru wayikunze kora like, nubona hari n'abandi yafasha wibuka gukora share, gusa byaba byiza ubaye warakoze subscribe kugira ngo utamera nk'akanyamaswa katanze imirizo kuko kibagirwa wako. Uru ni urugendo, njye ndi Aime Confiance. Bella ciao.